byose barabibona. Tabi nawe bikundaga Buriya rero amayinite yakundaga muri shimi pe ni ukuri ni uko buriya abanyeshuri bayigaga batabishaka, uyu wari umwuga uba wize. ikintu nibandagaho cyane ni organique cyane kurusha biriya. noneho agera asize muri amayinite y'amabenzene n'ama-alkalimeto n'ibidoro byose naho umuntu aba ari amabuye n'ibidoro urumva bose twitwe. ariko mu wa kane ntabitangira, mu wa kane mutangira ama elementi zose si yose irangira n'ubundi se murangira mukiri mu ma elementi mwongereremo mujya senkemu urabona iyi ukuntu yatangiye kuza iri white. ubundi ungaro ni nayo ikora bitanga isabune. wa mweru ubona w'isabune tubona niho uturuka. najyaga mbyumva nkavuga ngo ni onja. ubundi iyo wabikoze neza n'iki kibasi cyakuzuye uvuza ngo onje isanzwe kuzuye. wanjye se mbwirwa ngo ni ikigo ntabwo nambere ndi kumva ko ari unga ubona ubundi abanyeshuri benshi bakagombye kuba bavayo babifashe ku buryo umuntu ahita yishingira nta bindi ajyamo. ariko bitewe n'uko muba mwatsinze hari ahantu ushobora kujya kuvura n'ubundi ntibamenye ngo ni iki. uvuga ngo sodium hydroxide ntibamenye ko ari umunyu, ntamenye ibyo ari byo. ariko iyo babwiye santi bahita bamenye ko ari umunyu, ariko iyo babwiye ko ari umunyu ukavuga sodium mwongereremo. niyo mpamvu rero basigaye barashyizeho puratike itari alternative yo kumanipuletinga ibintu. niyo wenda basi izajya ifasha abanyeshuri mu gihe twebwe twakoraga alternative puratike utazi ko zo n'ubundi